kuzagera kuri iyi muri aya matsinda mu gihe baba bakuyemo ikipe ya Singida ndetse bakazanasezerera ikipe hagati ya kipe yo muri gihugu cya Libya izakina na Flambeau du Centre y'u Burundi. Bumvikana ko birashoboka cyane yuko izi Rayon Sports zombi yabi y'abagore ishobora gutsinda iyi match. Rayon Sports nayo ikazatsinda Singida ndetse na match bazakiranira kipe nyine kuri round ya kabiri bakaba bagira mu matsinda bose. Niyo mpamvu ntekereza ko bo bashobora kuba bari kubishyiramo imbaraga cyane uko nka Perezida Tadeyo na ikiganiro bagiranaga na Wasiri wenda mukanya turaza no kucyumva ho bimwe mu byo baganiraga. Yavuze Wasiri yamubajije ngo ese kugiye kandi kuwa gatandatu n'ubundi dufite ikipe ya Singida ntiwabutereranye y'abagabo. Perezida Tadeyo ati humura ndagaruka rwose. Ati ndagaruka vuba cyane. Ako se wenda kugeza kuri ubu navango ni ikintu cyiza cyane kuri perezida nyine kuba yasanga abakinnyi hari cyane ko ari na motivation. Abakinnyi nabo bafite uburyo nyine bari bubwiyumve bijyanye na courage buri ikipe yaho yagiye kuri ya nta muyobozi uhari ariko bikagera igihe agasa n'ubasanga nyine navango ni nka motivation y'ababonye. Ntago byaba ari ibintu byiza cyangwa se bifite n'ikintu bigiye kongera muri equipe ya Rayon Sports y'abagore cyane nuko yasanzwe yitwara n'ubundi navango ni ikipe yitwara neza, ni ikipe ikomeye ariko wenda nta kintu kiri buze kwiyongeraho mu bijyanye na result cyangwa se n'imyitwarire no kubona ayo manota. Cyambere Rayon Sports y'abagore ubundi apari iyo mibereho mibi ifite ni ikipe ibereyemo amadeni menshi. Bashobora kuba bari mu nk'amezi 4 y'ibirarane by'imishahara. Uvuye kuri icyo ngicyo ubwabyo n'uburyo babafata Rayon Sports isa naho ari yindi kipe wajya ngo si yabo. Ariko kuba perezida w'ikipe yafata umwanzuro wo kuvuga ngo reka nigendere reka mbisangire mukine mari niba ari ibyishimo tubisangire niba ari agahinda tugasangire mpari. Ubwabyo nekereza ko ni ikintu cyiza kiruze no gutera morale aba bakinnyi cyane ko usibye na prime babemereye nini nabonye na Ferwafa yabemereye ayandi mafaranga ndetse na Shema yabemereye yandiye. Ni motivation ishobora gutuma umuntu aza no gukora ibintu biremereye cyane bitandukanye n'ibyo abantu bari biteze. No cyane kuri football féminin buriya ni umukino navuga utarebwa cyane udakurikirwa cyane bityo rero kuba perezida yafata umwanzuro kajya kubirebera ikiza ko ari ikintu cyiza gishobora gutuma bitwara neza. Wenda reka turumve perezida tubivuze kuba tugaruka wenda mukanya tugaruka no ku kipe bari bukine ndetse n'uburyo bo bitwaye ndetse turebe niba byatanga ikizere. Ngo Chris reka dushyirireho ya video ya Tadeyo tuyumve twumve n'ibyo yatangaje tubivuze kuba tugaruka mukanya. Urebe urugendo impamvu ndi hano kuri aeroport ntabwo ngiye muri business ahubwo ngiye kureba abakobwa bacu babaye intwari rwose kuba wageze kuri finale bagiye bahigika ibihangange za Uganda za Ethiopia za Burundi urumva n'abakobwa rwose n'intwari so ngiye kubareba rero ntabwo ndi bugere nyine hari abandi tujyana hanyuma tugende twicare tuganire turebe ko noneho intego yabavanye i Kigali yari yo gutwara igikombe kandi bageze ku kigero cya 90. So reka turebe 10% ko turirangiza. Hanyuma se perezida urakoze cyane no kuganira kuri background ntoya cyane y'ibyaranze urugendo rwabo n'urugendo mwakiriye mute mwebwe n'urugendo mwafashe mute muri rusange. Urugendo ni bisanzwe ubushize baragiye n'urugendo ngaruka mwaka n'ubushize igikombe barakitabiriye ariko ntago bitwaye neza nkuko nguko. So rero n'ukugenda bubaka bigaragara ko umwaka ushize n'uyu barize uyu munsi bafite icyo bageraho. Ikipe y'abakobwa yacu ni ikipe ntago imaze igihe kinini ariko ino gukora amateka atandukanye n'igihe imaze no gukora amateka manini. Ikipe urebye buriya kubaka ni continuity
kubaka ni continuité. Ubushize iyi kipe yari kumwe na perezida Uwayezu Jean Fidel bavuyemo, ariko twebwe twahereye ku byo yakoze dukomerezaho. Ni nayo mpamvu uyu munsi bageze kuri finale. Iyo tuza gusanga nta kipe ihari, ntabwo twakagombye kuba turaha, yenda nako tuba turi kugera muri kimwe cya kane tukavamo, ariko twasanze ihari turubaka. Niyo mpamvu ubona bigeze kuri final. Tugeze kuri finale rero, ni byiza, birashimishije. Ndibaza ko ari n'ubwa mbere mu Rwanda ikipe y'abakobwa igeze kuri finale, so reka twongere dukomeze tuyitere inkunga, kandi ndibaza ko intego no gutwara igikombe. Intego ni igikombe, ariko perezida wa Rayon Sport hagarukanye ubutumwa cyagiye guha bari abakobwa. Ubutumwa ni bwa bundi, no kugera ku ntego, no gutwara igikombe, no kubashimira, no kubatera, no kubaha morale, no kubaha ibyo twabemereye. Nuko ibyo twabemereye kandi birahari, nayo bemereye turi kumwe, twabemereye prime, kandi prime ziracyakomeza. Nibajya no kuri finale nabwo twabemereye indi prime. Nshimira cyane na Ferwafa ihagarariwe na Fabrice Shema Fabrice, nabo batanze prime n'iby'agaciro pe. Yewe nabyumvise numva birashimishije cyane. Ndashimira cyane Ferwafa uburyo irimo gutangira, ubona harimo impinduka nyinshi, harimo challenge, donc harimo ari guhindura bikomeye. Kuba yabashije no kubona ko ikipe yacu akabimenya, akagira n'uwo mutwaro, none akabishyira mu bikorwa, akaba yatanze prime ya miliyoni 5 rwose. Rayon Sport, umuryango wa Rayon Sport turamushimira cyane. Yego, umuryango wa Rayon Sport uramushimira cyane. Ariko se turi ku munsi wo kwa mbere buri ndege ugiye muri Kenya. Ku munsi wo kwa gatandatu Rayon Sport ifite match ya Singida. Aho urugamba rwo mu Rwanda rwo nturutereranye. Oya, ntabwo rwanda urugamba rumwe. Ndibaza ko kuba ngiye muri Kenya kureba abakobwa, hari abandi basigaye, kandi nange ntabwo nzatinda. Ku gatatu nimugoroba nzaba ndi hano kugira ngo dukomeze dutegure urugamba rwa Singida nyine, kandi ntabwo turi kurutegura neza. Mwabibonye ko amatike yageze muri system, mwabibonye ko abantu barimo kugura amatike, ahubwo nshishikariza n'abantu barimo kugura amatike kugira vuba, kuko twakagombye kuba twarakiriye kuri Stade Amahoro, ariko barabizi ibirori bihari, event ihari ikomeye cyane ku rwego rw'isi, so twakiriye kuri Pele Stadium kugira ngo n'izira event nazo zibere hari. So abakunzi ba Rayon Sport ndibaza ko ari benshi bazaruta stade, so niyo mpamvu twavuze ngo reka dushyiramo amatike hakiri kare, kandi abantu bagura amatike, donc dukorozinge hakiri kare, twitegure tugire gute. Amatike nabonye kuva uyu munsi, kuva nimugoroba amatike ajya muri systeme. Hari itike y'ibihumbi 5 hari hasigaye hose, hari ibihumbi 10 hatwikiriye, ibihumbi 70 VIP, ibihumbi 200 VVIP. Perezida hari watekereza ko ibi biciro biri hejuru, ni ubutumwa kimuha? Ndagira ngo ubwo butumwa umbajije ikibazo cyiza, numva kingeza ahantu. Kuwa gatandatu ni Rayon Sport izakira Singida. Ni ukuvuga ngo ni association Rayon Sport izakira Singida. Rayon Sport murayizi ni ikipe y'abafana, ni ikipe ni twebwe. Ni ukuvuga ngo mu Kinyarwanda baravuga ngo hari igihe umujugujugu wica inyoni ebyiri. Turatanga ayo mafaranga, nubwo wenda wavuga ngo nubwo abantu reko ngo ni menshi sibye katari na menshi, turatanga amafaranga yo kureba match nziza, ariko tunatera n'inkunga Rayon Sport. Natanga n'ubutumwa. Rayon Sport ni yacu, ntabwo tuzajya kureba Rayon Sport for free. Nanjye ubwanjye ndagura tike. Nanjye ubwanjye ndagura tike. Kandi uri perezida wa Rayon Sport? Ahubwo nigiye kwigura. Nigiye kuko ndi perezida wa Rayon Sport nyine. Ndashaka ko Rayon Sport igira hiva nahigera. So nigiye kugura tike mbere. Nayo mpamvu ngiye kugura tike. Ubaka kanya urantunguye cyane. Ndumva ntunguye cyane, ndabona na telefone bahise bayizana, ahubwo iyo yisubize yubanza nta kintu. Uwo ni perezida Tade nyine avugaga nyine n'ubundi kubijyanye na ekipe y'abagore. Yego. Wenda sinzi, ariko ngiye mbona nyine hari uburyo muri iyi minsi nari nabikubwiye, uko mbabona nyine n'inama zateranye, twari hano mu kiganiro abantu baradukurikiye, bari nyine bakurikiye, uko inama yo zateranye wumva bavuga Rayon y'abagabo gusa. Inteko rusange zose ngo ni Rayon y'abagabo gusa, abagore ntago. Naranabikubajije babyibuka neza nkubaza ngo ntago abagore bari muri charge y'izi nzego. Barimo cyane. Uramwa ngo barimo. Kandi association Rayon Sport
noneho nyine ndakubwira ngo nose ko nta nama nimwe njya numva bagarutse ku ngingo y'ibijyanye n'imibereho ya iyi kipe y'abagore. Niyo mpamvu nyine igira muri ayo mezi yose idahembwa. Yego. Ariko kugeza kuri ubu wenda kuba nyine agiye hari ahantu navuga ngo ni ibintu biba bigomba no kujya ku murongo. Nibyo bibazo byose rega iyo bamubonye niho bamubwira ibibazo bafite. Utabonye umuntu ntabwo wamubwira ibibazo wabimubwira se umukuye. Yego. Ntabwo kugeza kuri ubu kuba agiyeyo navuga ngo ni ikintu cyiza wenda baramuprofita baramubwire kugira ngo ibintu bigende neza. Njye mbona ko ari ikintu cyiza kuba yasanga ikipe hariya. Ubwabyo nyine ni sinye igaragaza yuko abo bakobwa batari bonyine kandi murabizi ko iyi kipe ubundi yagiye iri ikibazo kimeze gutyo n'ubundi cyuko isa naho yahoze itereranwa na mbere kuko barabizi ko mbere Axel niwe wayikurikiranaga. Yego. Kana ndetse agira haranegura yegura bitewe n'ibibazo yabonaga bafite bona basa naho bamwihoreye ariko nekereza ko iyi sinye ubwayo y'uyu munsi yego iri buze gutuma hari ikintu kinarenze kimwe kiri buze kujya mu mitwe y'abo bakobwa bavuga ati wenda bya bibazo byabara abayobozi by'ubuyobozi biko kutumvikana n'ibiki ariko byibuze perezida we yadutekereje cyane ngibiruzo gutuma wenda bavuga bati wenda perezida yadutekereje bitandukanye na mbere ubonaga nirijya gukina ukabona irijyanye ukabona bajyanye na perezida wa Rayon Sport y'abagore gusa yego ukabona nyine ari ibintu bisa naho bidafite umurongo ariko nk'uyu munsi binavuga ko bisa naho ari sinye nziza yo kutwereka ngo ni ikipe iri ahangaha ariko kubw'abareyo bose yego itari ikipe yatereranwa. navango ni ikintu cyiza wenda nyine biraza no kumotiva abakinnyi ariko se wanamugane tugiye kureba Tade asa naho nyine rwa rwego rw'ejuru n'ubundi tumaze iminsi tubivuga rusa naho rwamutwaye cyangwa se ruri kumurwanya n'ubundi mbivuga gutyo. Yego. Ntago byaza kumuremerera gukurikirana amakipe abiri y'abagore n'iy'abagabo wenda akaba ari uruhande wenda nk'ikipe y'abagabo bijyanye n'intego ifite ikaza kuba fail cyangwa se ntizigereho. Undi ikintu cya mbere ni uko icyo wa mbere ntekereza ni uko Rayon Sport yakaba yari ikipe yubatse mu buryo butandukanye n'ubu ngubu tubona uyu munsi. Yego. Icya kabiri ngira ngo bajya banabivuga cyane cyane ariko babivuga iyo barakaye. Yego. Aba perezida Rayon Sport umuyobozi wayo yego ntabwo ibariye ayiyoborera abaturage. Yego. Kuko ikipe ni y'abaturage uko yabitwara kose rero uko bishaka yego ntabwo ariko biba bigomba kugenda ari niyo mpamvu agira abamureberera. Yego. Abo bamureberera rero mbashinja ikintu kimwe ko mwatereranye umuntu. Yego. Arakurikirana Rayon Sport y'abagabo akurikirane Rayon Sport y'abagore. Yego. Akurikirane Rayon Sport Junior zayo makipe n'ubundi yombi. Yego. Ajye mu bunyamabanga ajye muri finance yitabira amanama yitabira ibikorwa byose by'amakipe yombi ari umwe nyine ari naho umuntu avuga ngo birashoboka ko nyine nta handi yarari dushobora kuza kubona nyine navuga ngo nakita nko gusubira inyuma kwa Rezilita. Yego ni mu ikipe y'abagabo n'ubundi niho yibandaga cyane wenda tukaba twabona nyine ikipe y'abagabo isubira inyuma. Yego hakagira iterambere iboneka mu ya mbere ariko hagasa naho hasamo nka balance nyine ku makipe yombi bitubone bamwe batera imbere ariko tukabona nyine biri balance ntabwo ari ikipe mbi nubwo ari ikipe nziza. Yego. Ukabona rero ngiye mvuga ngo yakwiye kugira nyine abona kwita nk'abantu bamwungirije benshi cyangwa se bamuba hafi aba basaza bandi basa naho bamwigaramye bagiye cyane ariko nanjye nabonaga nyine bikenewe ko haba hari abandi baba basa nk'abamufasha nyine kugira ngo ibintu binagende neza.
ubundi uko bashyira hamwe iyo basa naho batari kumvikana ku ngingo runaka bagiye kweguza umwe muri bo yego baramutse babishyize hamwe mu gushaka intsinzi cyangwa mu gushaka rezilita cyangwa igisubizo cy'ikibazo runaka yego ikireza ko n'amakipe yazabashobora ni make ni make cyane ariko uburyo iyo bagiye gukorera hamwe bigorana yego nje ku giti cyanjye mbona ko biri no mu bintu ahubwo bibasubiza inyuma cyane kubera ko hari uburyo Rayon Sport yego iki gitutu cy'abafana hari uburyo gisa naho gipusa umuyobozi uriho kubahiriza inshingano bya bindi bavuga ngo ni ku bubina bwiza yego abishaka cyangwa atabishaka ariko uburyo bafatiye ikipe yego nese nyine niba abagabo batashobora kumara amezi abiri badahembwe iyo ageze ko ibitangazamakuru byose bihurura bigahuruza ubuyobozi bwose bugakora uko byishoboka kose kugira ngo babone amafaranga cyane ikipe igera mu mezi 5 kandi n'ubundi zose ari zo muri business imwe habaye iki nyine ni ikibazo mvuga ngo nyine hari uburyo ikipe y'abagore batayitagaho ariko wenda kuba agiye haranire niho nabirebeye cyane none benshi bati ibihumbi bagiye kuzana 2.5 by'amadolari niyo batsindwa aho se ati bari kugira ngo bayakoreshe mu y'abagabo niyo mpamvu agiyeyo wenda ntago ngiye mbijyanaho ariko nabyo birashoboka wenda iyo bayireka iyi kipe y'abagore nta mafaranga igiye gukura hariya ikazayifashisha ikabyimenyera nk'uko ibisanzwe ibyimenyera ntibishoboka ntago bikunda abasaza ntago wayabaryana abasaza ntibibaho babayabariye ibira zira miliyoni hafi 400 barita baziteranya bagire miliyoni 800 bayabariye miliyoni 800 nibazitangira na shampiyona ejo bundi bazakira polisi bazabanza bakire Singida yego bahita bakoreshamo wenda nka miliyoni wenda nka 50 bajya muri Tanzania yego bakineyo bongere bagaruka bakira polisi bahita bakirwa na Gasogi ariko bahita bakira match ebyiri ya Rutsiro ahari ya gatanu ntago nyibuka yego iso miliyoni 800 barazishaka barazibariye neza byibuze iyo mikino 5 ya mbere ya shampiyona yego izarangira Rayon Sport ifite miliyari kuri konti ariko ubwo nayo arimo ya sekandi nese miliyari 2 bavuze si bije y'abagabo gusa oya babara Rayon Sport zombi babara zose yego okay ni organisation organisation niyo ntekereza ko ibarirwa yego iyo bije none ahubwo izo miliyoni 800 iyo miliyari 2 ikabishobora kuza noneho kugabanwa mu bice bavuga ngo dufite miliyari 2 ariko tuzazikoresha wenda gutya na gutya mu bagore tuzakoresha mu wenda miliyoni 100 kuko ntizarenga kuko ikipe nyine n'ibihembwa miliyoni 7-8 ku kwezi pirora ari miliyoni 8 yego wenda facility n'utundi tuntu bigafata miliyoni 10 ku kwezi amezi 9 bakina si miliyoni 90 cyane ntabwo ntekereza ko ibyo ari ibintu bigoranye cyane wenda sinzi ariko bakwiye kubareka ntabwo wabayarya ntabwo iyi kipe noneho ifite amafaranga y'abagore yabamara ngaho nyine utekereza niba ikina kuriya ikamara amezi 4 ikina yego ariko yitwara neza numvikana ko birashoboka yuko ejo cyangwa ejo bundi hatangira kwibona ku ruhando mpuzamahanga ariko ubwo sinzi amafaranga mugana bayabariye
yego ni ibibazo cyane. Si ibyo se muri Rayon Sport y'abagore na Tade ubwo ni match bafite uyu munsi bafite match uyu munsi mu Nzovu ngo bimeze bite? Nzovu imyitozo irakomeje Ndi kwibariza mu bagore bijyanye n'iyi match nyine y'abagore ngo duha gahunda abantu mu Nzove umuntu wese uri buze kubasha kugerayo bari buze kumuha icupa rya Skol ry'ubuntu ukareba match ku icupa rya Skol cyane wicaye umeze neza uryohewe cyane rero barategura cyane ubwo si ibyo ni ibyo kuri Rayon Sport ni ibyo rwose ubwo twe twakigendera tukajya no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye ubwo ni Rayon Sport nyine yakina niyo bita JKT Queens muri TZ ubwo ni ibyo ni Rayon Sport nyine y'abagore. Reka twigire muri APR FC n'ubundi yasoje nyine Sekafa yabo bakinaga hariya muri Tanzania. Yego ni ikipe ya APR nyuma y'uko bakinnye shampiyona y'u Rwanda bakitwara neza bagatwara igikombe bagombaga guhagararira u Rwanda mu mikino ya Sekafa yabitwaye neza kubera ko murabizi neza yuko bisa naho biteganyijwe yuko witwaye neza watwaye igikombe ari we witabira Sekafa. Rero nka APR noneho nk'ikipe yagombaga guhagararira u Rwanda nk'ikipe noneho inafite ihuri n'ingabo z'igihugu bimvikana ko ku gikombe gitegurwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yego akagitera inkunga byanze bikunze n'ubundi bagombaga kukitabira ndetse bakareba nuko bakwitwara neza yego. Bisanze mu itsinda rya kabiri aho bari kumwe n'ikipe ya Bumamuru mu gihugu cy'u Burundi ubwo mbere yuko amarushanwa atangira yego habaye icyo isa naho nicyo nakwita nko kwidekarara kw'amakipe amwe n'amwe yuko atazitabira iri rushanwa. Irushanwa ryagombaga kubera mu gihugu cya Tanzania yego mbere na mbere amakipe muri Tanzania abiri Club Giants zaho zose zikuyemo yego yaba perezida w'ikipe ya Young Africans Engineer Hersi Said mubi cyane ati ntago tuzitabira Sekafa ndetse na Mode Uji wa Simba yego ati ntago natwe tuzaba duhari. Ikipe ya Azam yari yitabajwe nk'ikipe igomba guhisimbura imwe muri izo yego iti ntabwo duhari. Biba ngombwa ko hazamo ayandi makipe ya Singida ndetse na KMC. Ikipe ya Aigle Noir yo mu gihugu cy'u Burundi yavuze ko idahari yego bahamagara ikipe yitwa ya Flambeau du Centre nayo irabahakanira yego mu bipango yacu ntago twapanze kuza muri Sekafa. Nyuma yaho ngaho bitabaje abandi batandukanye yego barimo ikipe ya Bumamuru iyo biza kurangira yemeye kuko si ikipe izagira irushanwa na rimwe hagararamo igihugu cy'u Burundi nabango ni nka chance yari ibonye n'ubundi gukina yego nta n'ahandi hantu nyine yari kujya nta handi yari iri ni kuba hari gusa ugasabwa kugerayo yego tibyo nta kibazo. Muri Uganda Vipers iti wapi bitabaza Vira nayo irabahakanira bahamagara NEC yego NEC iremera ku munota wa nyumira bavuga ati ntabwo tuzaza. Ndetse mu gihugu cya Kenya bahamagara ikipe n'ubundi yari yatwaye igikombe yitwa Kenya Police iremera ndetse n'andi makipe atandukanye y'abashyitsi bari batumiye. APR rero mu itsinda ryayo yari irimo rya kabiri iri kumwe na Bumamuru y'u Burundi yego KMC yo muri Tanzania ndetse n'ikipe ya Murandege yo muri Zanzibar. Bakinnye imikino itatu. Mukino wa mbere Bumamuru
yagutsinzwe ku bitego 2-0. APR nyine yatsinze Bomamuru 2-0. Match ya kabiri bayitsinda ikipe ya Murandeg nayo ibitego 2-0. Match ya gatatu yo gushaka uhagararira itsinda kuko amatsinda yari 3 kandi amakipe ari 4 mu itsinda. Yumvikana ko batari gukina kimwe cy'umunani cyangwa kimwe cya kane, bagomaga guhita bakina kimwe cya kabiri. Kimwe cya kabiri rero n'ubundi byaje kurangira ikipe ya APR itomboye yabaye ya mbere mu itsinda rya mbere, ariyo kipe ya Al Hilal yo mu gihugu cya Sudan. Al Hilal itsinda 3-1 ndetse muri icyo kimwe cya kabiri niho APR inavuga ko urugendo rwayo rwari rugarukiye, ariko isabwa gukina match yo guhatanira umwanya wa gatatu. Ndetse umwanya wa gatatu bawukinnye ku munsi w'ejo, batsinda ikipe ya KMC bari kumwe mu itsinda kuko KMC nayo yatsinzwe n'ikipe ya Singida muri kimwe cya kabiri, ndetse Singida igera ku mukino wa nyuma ijya guhura na Al Hilal. APR rero gukina na KMC ni match ya 1-0, navuga ko ni match yari yisubiyemo nyuma yuko bari bakinnye mu itsinda bakanganya 1-1. APR byaje kurangira itsinze KMC 1-0. Ndetse iyo KMC ni ikipe yabaye ya 10 muri Tanzania, ifite amanota 38. Amanota 38 ndakwibutsa ko wayagize muri championnat y'ikiciro cya mbere mu Rwanda yaramanutse. Kibazo no kuba ushaka guhita wumvikanisha ko hari uburyo byarangiye. KMC iroroshye ariko nta kibazo, yagize amanota angana nayo Muhazi yamanutse yagize. Yego. Ubwo ikindi nakubwira nuko mu bihembo byatanzwe kuko Al Hilal nyine byaje kurangira nayo kuri finale yayo na Singida. Singida itsinze Al Hilal ibitego 2-1 ndetse mu bihembo byatanzwe Kratos Chota Chama mwamba Rusaka aba top scorer w'irushanwa. Umuzamu wa Singida aba umuzamu w'irushanwa ndetse uhitwa Memer Dao. Memer Dao Raouf wa APR aba MVP, aba umukinnyi w'irushanwa ryose. Ni nyuma yuko Nigena Kemari wari wabaye umukinnyi w'irushanwa mu mwaka washize. Ubu rero umwanya wa gatatu APR yawutanye, ndetse birateganyijwe yuko ngo uyu munsi rwose nta gihindutse bari buze kurara i Kigali. Wenda kugira ngo tuganire no kuri APR, navuga ngo ibintu twariho tuvuga ngo APR kugira ngo inatsinde nyine hazamo ikintu nakwita nka individuality y'abakinnyi bagiye bafite babahanga, ariko wajya kuri APR nk'ikipe nyine gukorana nk'ikipe ugasanga biragoranye. Ndagira ngo abantu batangira kubyumva noneho Memer Dao ba umukinnyi w'irushanwa, ariko APR rwose ahantu yageze bijyanye n'amakipe arimo hariya ntabwo ariho yagakwiye kugera. APR kugeza ko ifite abakinnyi beza bari ku rwego rwiza, ariko yo nka equipe navuga ngo nta kintu kirimo kuvuga ngo gufatanya, navuga ngo biri hasi cyane. Umwe mu bakunzi b'ikipe ya APR ya postinze ubwo ndi kugira ngo nyirebe kuri statiye. Postinze rwose uyu munsi ninjoro. Yavuze ngo APR umwaka ushize yakinnye Sekafa ibi ya kabiri itsindiye kuri finale, abantu barabyibuka. Nigena Clement yabaye MVP irushanwa. Uyu mwaka nabwo APR irakinnye baye gatatu. Memer Dao aba MVP. Ati kigaragara nuko APR ifite abakinnyi beza, ariko imitoreze yayo ikaba ishidikanwaho. Anaho nyine nayo narimvuze ngo abakinnyi beza irabafite pe. APR kugeza kuri ugiye kureba squad yayo ifite abakinnyi beza.
ahubwo ikijyanye n'imikinire nyine kandi imikinire nyine gukira nka ekipe niba ngenda umuhanga ku giti cyanjye nawe uri umuhanga ku giti cyawe kugira ngo duhuze imikinire biraza gusabamo intervention y'umutoza niba rero umutoza atabasha kuduhuza ngo dukinane neza araza kuzamo ikibazo nyine turareba ku mitoreze ese niba umukinnyi w'irushanwa yego ni uwa APR ndetse ubwo Merida kugira ngo tubwire abantu neza yabaye atsinze ibitego 2 atanga na assist 3 yego ikindi nabwira abafana ba APR APR uburyo yakinnye yego muri iri rushanwa ntabwo ari uburyo bushimishije yego cyane ko niba twabonye ko Bumamura ari ikipe i Burundi idakaze badatinya yego Murandege muri Zanzibar ikina yonyine KMC twabonye ko ari ikipe ya 10 yego muri Tanzania byumvikanisha urwego rw'amakipe bari bahanganye yego none ayo makipe tufata nkaho ari mato yaciriritse niba utayatsinda ukomvenka imbere yawe hari piramide yego imbere yawe hari Rayon Sport hari iriya polisi gutsinze 2 yego hari amakipe yandi AS Kigali yagutsinze Gorilla mwaranganyije 2 byumvikane ko ufite competition navuga itandukanye cyane n'iyo makipe yo mu rwego rwa Sekafa yego ikipe iri ku rwego navuga rukomeye muri Sekafa ratsinze yego ntayo iyegereye urwego byibuze yabatsinze 3 inabarusha cyane yego kuro tunasoza iyaperi ku kijyanye n'imitoreze ni ikibazo cyo kwibaza ni ikibazo cyo kwibaza cyane ariko ubwo reka dutegereze turenge nta kintu nabivuga kugeza kuri ubu kadutegereze turebe wenda ko hari ikiri buze guhinduka muri iyi minsi cyane ko nyine bagiye kujya no mu makompetisiyo yego inda wasanga hari ikizajyamo ariko ubwo reka dutegereze turebe cyane nitwashimira abantu se reka dushimira abantu ubwo twebwe reka tugende ubwo nimugoroba si gahunda yego ngo turasa gusubira nimugoroba rwose ni mu irushanwa kafu kandi UEFA Champions League nyabuneka Arsenal Atletico Bilbao kuri San Mamés saa 12 n'igice saa 12:45 saa 3 hatari Real Madrid de Marseille ndetse irabiri parallele na Juventus ndetse n'ikipe ya Borussia Dortmund. Sawa ubwo reka tubashimire cyane amahoro y'Imana bane namwe Govinda wakoze wakoze cyane Chris nawe yakoze cyane ubwo musigare amahoro y'Imana.